Muraho neza nanone inshuti zanjye, nitwa Dr Gasangwa Patrick, ndabaha ikaze kuri YouTube channel yanjye, ariko none mbakangurira gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ubumenyi dushyiraho bushingiye ku buzima ntihakagire video nimwe gucika, kandi ni byiza kuzisangiza n'abandi nabo kugira ngo buno bumenyi bubafashe. Uyu munsi rero tuvuga ku kibazo gikomeye kandi gihangayikisha ababyeyi benshi, impamvu abana bamwe batavuga neza kugeza ku myaka 3. Ushobora kuba ufite umwana akaba yaravutse ariko ugasanga ageze imyaka 3 ataravuga neza. Ese biterwa n'iki? Ese koko ni ibisanzwe? Ese hari igihe biba ikibazo? Ese hari ibyo ababyeyi bakora bigatuma umwana atinda kuvuga? Niba ufite umwana cyangwa se witegura kumubona, iyi video ni ingenzi cyane kuri wowe kuko iragufasha gusobanukirwa no kumenya ukuri kugira ngo dukomeze twirinda kandi tumenya impamvu umwana wacu yatinze kuvuga. Rero niba ufite umwana cyangwa witegura kumubona, iyi video ni ingenzi cyane kuri wowe. Dore ubusobanuro bw'uko umwana yiga kuvuga. Buriya kuvuga ku mwana ni urugendo rutangira umwana akivuga. Umwana akoresha amarira, nyuma akavuga amajwi atagira icyo asobanura. Ashobora gutangira kuvuga amagambo make hagati y'amezi 12 na 18. Ku myaka 2 umwana bashobora kugira amagambo 50 kugera ku 100. Umwana w'imyaka 3 bashobora kuvuga interuro 3 kugera kuri 4. Ibi rero ni bisanzwe, ariko hari abana batabigeraho, batavuga rwose akagenda agira imyaka 3. Ese biterwa n'iki? Impamvu rero zibanza umwana atinda kuvuga zibanze n'izi. Hari ibibazo mu bumva mu kumva, hita hearing problem. Niba umwana wadashobora kumva neza, ntashobora kwiga kuvuga neza. Urugero, afite infection mu gutwi, uwo mwana nimba atumva ntabwo azavuga neza ko yari icyo umwana avuze, avuga icyo yumva. Scientific reference, American Speech Language Hearing Association niho byaturutse. Ikindi, guhorana na televiziyo cyangwa telefone, screen time. Umwana wicaye amasaha menshi areba televiziyo ntabona umwanya wo kuganira n'abantu. Umuryango w'abibumbye WHO iraburira ababyeyi kutemera abana bari munsi y'imyaka 2 kureba televiziyo, kuko ibi bizabakereza mu kuvuga. Umwana agomba kuganira n'abandi bantu aho kumara igihe kuri televiziyo. Icya gatatu, hari umwana wakuriye mu bwigunge. Umwana utaganirizwa, umwana udakinishwa n'abandi ntamenya kuvuga. Kuganira kenshi ni nk'ishuri ry'ubwonko bw'umwana. Umubyeyi iganiriza umwana. Ababyeyi mutaganiriza abana mumenye kuri murimo murabatinza kuvuga, kandi ubwonko bwabo murabusinziza ntimuratuma bukura. Niyo mpamvu kuganiriza umwana ni ingenzi cyane. Icya kane, ibibazo by'imikurire, developmental delay. Urugero, umwana afite autism, umwana afite global development delay. Ibi tuzasanga kuri CDC, Center for Disease Control, guidelines on speech delay. Ikindi, ari igikomere cyo mu bwonko, ibirimo kuba yaravutse ananiwe, cerebral palsy, cyangwa ibindi bibazo byo kugagara n'ibindi. Indimi nyinshi mu rugo. Umwana ashobora gutinda kubera kwivanga mu ndimi, ariko nyuma akazazimenya neza. Urugero, nimba mu rugo muvuga icyongereza cyane, muvuga igifaransa, mukavuga igiswahili, mukavuga n'ikinyarwanda, izi ndimi zose urumva umwana ibyo kuzabivanga cyangwa se kuzabihuza bizagorana. Kigero umwana azatinda kuvuga kubera iki? Yabuze ururimi avuga, ariko azagira nyuma azivuge zombi. Ibyo rero ababyeyi bashobora gukora bigatuma umwana atinda kuvuga. Iki nacyo ni ingenzi cyane. Wowe mubyeyi ushobora gutindiza umwana kuvuga kubera ibyo ukora utanabizi. Gukoresha ururimi rutanoze, amagambo agoye, amagambo menshi y'icyongereza cyangwa se agoranye. Gukumira umwana kuvuga, ceceka, menya ko uri muto. Ibi ntabwo ari byo, biradindiza umwana mu kuvuga. Ikindi, kugendera ku myizerere, azavuga ari uko yakuze, ni uko basekuru bavuga batekereza. Ikindi, kudaha umwanya umwana, kumuvugiraho kuvuga ubwe. Ikindi, kutamujyana kwa muganga iyo habaye ikibazo, ni ikosa rikomeye. Imbona ari byatinze cyane, bijyana umwana kwa muganga muzane tumufashe. Ibimenyetso mpuruza ku mwana yatinze kuvuga. Mu gihe gikwiye cyo guhangayika kubera umwana yatinze kuvuga. Igihe umwana agize amezi 9 nta jwi na rimwe agerageje kuvuga, umwana afite ikibazo. Icya kabiri, ntavuga amagambo agejeje ku mezi 18. Umwana ufite amezi 18 akaba atavuga amagambo afatika, ni ikibazo. Icya gatatu, nta mvugo y'interuro ku myaka 2 cyangwa 3. Umwana afite ikibazo. Icya kane, ntumva igihe umuhamagaye, nuva umwana utumva igihe umuhamagaye. Icya gatanu, ntareba mu maso. Icya gatandatu, afite imyitwarire idasanzwe, akina wenyine, ntasubize. Ibi bishobora kuba ibimenyetso bya autism cyangwa se byo kubatumva. Uko wafasha umwana kuvuga neza.
ugomba guhora uvugisha umwana ku bana bato cyane, kwamamaza amagambo dore igikapu, ubu turarya igitoki, reba imbwa, utugambo nk'utwo tuvuga, kumuha umwanya wo gusubiza, kumurikinisha amagambo mama, baba, amazi, kugabanya igihe akoresha kuri televiziyo n'iya smartphone, gukoresha ibikinisho bifasha ururimi, puzzles, amagambo, ibitabo by'abana, gushaka speech therapist niba bikomeje, abantu batoza abantu kuvuga, gukora screening y'ugutwi hakiri kare, kureba amatwi niba nta kibazo cyayumva neza, icyo gukora niba ari ikibazo gikomeye, jyana umwana kwa muganga w'abana bamukorere ikizami cyo kumva, niba bikomeje ushobora kureba muganga ushinzwe ushobora gufasha kwigisha umwana kuvuga. Reka gutegereza ngo umwana azavugira igihe ibimenyetso bihari, jya kwa muganga. Niba ari autisme, gutinda kuvura cyangwa se kwivura bigira ingaruka mbi cyane ku buzima bwe. Rero niba ufite umwana, menya ko kumufasha kuvuga neza ari inshingano yawe. Ntugategereze, ntukishingikirize ku myizerere ya kera ngo azavuga. Shyira imbere ubuzima bw'umwana wawe kuko ni ingenzi kuri wowe. Niba ino video yagufashije, sangiza abandi iyi video n'abandi babyeyi. Nimba kandi subscribe kuri channel yanjye kugira ngo dukomeze dufashanye nk'ababyeyi ndetse n'abaganga. Murakoze cyane. Reference wasoma ni Center of Disease Control, American Academy of Pediatry, WHO Screening Time Recommendation, American Speech Language